Kamaye mu gihe bataratuzanira ibyo twabatumye none bamwe cyaturiye tuzana n'ubwo nzereka uko ndakubangamiye Oui, c'est pour un je peux me dire ça sometime. Kandi naheze nta bintu by'igisenge we ushaka no kumedita wanicara kumedita nta kibazo kubera ikirere cyose. Okay. Mas, sorry, wait. Jean Paul. How biza gute? Kuri kubyumva nyine. Ntabwo ndi kubona urukundo rwanjye nawe rushoboka. Kubera iki bidashoboka se? Ahubwo washoboka kuko gute gwashoboka? Ubwo se dukwiye ikintu gashoboka. Uri umusore ndi umukobwa, yaba uri umugabo njye ndi umugore. Byari kuba bidashoboka ariko uri umusore ndi umukobwa. Ibintu biri simple. Just my urukundo ubundi ni ibintu byiza. Ntabwo nakuremenga yuko nawe rwakuye kandi umuntu umwe afite urukundo ruhagije kugira ngo rusangire none kandi ikindi kintu gukundana kwanjye nawe birimo inyungu nyinshi ku buzima bwawe ndetse no inyungu cyo tukireke ntabwo nakunda umuntu w'inyungu runaka ariko njye ntabwo ndi kumva none ngenda bikwisabere reka dukundane kubw'inyungu ushobora kugira gutya mu minsi mikeya ukamushira orders muri company yacu right come on siseshe orders n'urukundo bihurira kuko ukundana nanjye nyine wese ngo tureke no kujya muri byinshi njye nawe ni urukundo ntabwo washoboka ntabwo mbyiyumva nko pe ntabwo ari ibintu nawe ngiye kubesha wenda nabangiye gukora kubikora nk'akazi kujya wenda basi meshinga amafaranga yose ushaka I will give it to you but unyemere njye nawe tukundane Unyanga yikoshene abana bo mu bakire niyumva mw'iki abana bo mu bakire mufata ibintu gute kuki mwumva buri kintu cyose kiba in terms of money why ko niko buzima turimo muri iyi minsi ntabwo ari ubuzima ntabwo buri kintu cyose kibura nakomaye ntabwo ubuzima bwose ntiwagura ubuzima ntiwagura urukundo ariko nyine kubwa ngo nyirendo ko ngenda gukunda kumunda ni kimwe kuba twakunda ni kimwe kumwe wazana n'urukundo nawe rwakuzamo ntabwo rero ni mwese ushaka nkubwire ngiki nkubwiye ko mukunda nanjye nakubwiye ngo ubwiye ko nkunda byazaza n'undi munsi none uri no kubivanga cyane mo n'agasuzuguro amafaranga ntabwo amafaranga sheyo ibyo bihuriye n'urukundo nkaye nawe uri umukobwa wiyubashe bose wanjye mwiza ariko amafaranga urukundo ni ibintu ushaka kurugura ushaka kungura I'm priceless njye ugaciro niha ntabwo ngugwa Maya ndakumenyesha ko nujya kugura urukundo bizaguhenda amafaranga ntabwo atsinda amahanga mutima wenda watsindira umubiri we watsindira umwanya we ariko ntabwo watsindira urukundo aho uzabona rero gukunda ntabwo byakunda noneho reka nashatse kunyura ku bandi bantu biri gukunda ntabwo njye nawe ukunda Injira da. Maya. Niteze. Wicara nta kibazo. Cara nawe. Mwakoze. Umeze neza cyane. Umva nta muntu umeze neza nkanjye. Noneho iyo umpamagaye twaba turi kumwe mba meze neza. Ese ko mbona yisize ibiryo ku matama nawe ari nk'abana y'umunsi. Mugira umunaka. Kibwa abayobwo buguryi. Ni biryo. Mabuje buriya iyo umpamagaye
mba numva umutima unezerewe, mba numva nsa nkaho ngiye guhura na marayika akazi. Nkahita ndakumva nari nkahita umva ikintu nshaka kukubaza. Mba icyo ushaka cyose umbaze muteze amatwi kandi tayari kugusubizanya umwete n'ubwira bwinshi. Kandi numbeshya. Mabusha uko bize njya mbeshya. Niba hari n'umuntu ugaragaraza neza ikimenyetso cyanyacyo cy'ukuri ruwa mbere. Okay. Mbasa nta kibazo. Okay. Mike afite umukobwa wakundana. Mike. Yesu umusore mwiza nk'uriya yabura umukobwa mwiza bakundana mwese babiri batatu ntabwo yabura umukobwa mwiza bakundana buriya arabafite benshi cyane. Oya gabanya joke. Yesu Mabusha usibye njye nyine ukunda umuntu umwe gusa nta wundi muntu wakunda umuntu umwe bafite abantu benshi baba bakundana. Nase hari umukobwa uzi ukundana na Mike. Umukobwa ukundana na Mike? Ese ko kiri kumbaza icyo bibazo ubundi? Iya na mpamvu riga mbomba kumenya amakuru y'abakozi banjye. Sibyo wagiye ubyihora basi wenda ukanyibariza njyewe nicyo kibazo wagombye ko ari njyewe ukibajije. Nawe nzakikubaza. Nanjye basi kimbaza. Cyangwa wenda ko nacyoreje Mike wowe. Gusa wagiye ikinyibariza nkahita musubiza basi nkahita mporofita guhita njyewe bashaka kumenya amakuru y'abakozi banjye nkamenya ubuzima bwabo ko babayeho ubuzima busanzwe icyabangamira mu kazi. Nanjye si basi ujya umbaza. Ngambwira. Ngaho mbaza. Oya ubanza umbwire ibya Mike wenda koza nyuma. Okay. Nyine n'ubwo bwose mashaka ko twiganira ibyacu gusa ariko nyine. Oya muraturakane. Oya banza umbwire. Nyine Mike umukobwa nyine afite bakunda. Mike akundana na Jazira barakundana we. Yego ukunda. None nigeze guhura akundana na Jazira uko ugeze no gusomana. Yaramuhobeye arangije ahita amufata ikiganza ngo ndabireba ndavuga ati yanza ko ari nanjye na nyine gusa urukundo bakundana ni rumwe rw'umwimerere pe. Uzuko nanjye mba nifuza yuko urwo rukundo bakundana nanjye wenda bakaronizaho nk'isaha imwe nkaza nkarugundagazaho. Mbega urukundo we. Bari abantu batwara igikombe kigaragaza abantu b'intangarugero mu rukundo ariko barakundana. Mabusha kurakaye. Oya mukarakare. Mabusha bayiki. Mabusha wagirika kunera ubwoba. Mabusha bigenze bite? Kandi nari nabikubwiye ngo reka njye twiganira ibyanjye numva two kuganira iby'abandi. None dore ndabikubwiye utangiye kurakara kandi njye yurakaye turi kumva numva nta mahoro mfite. Banumva uri kunera icyoba ku mutima. Mabusha sura nabonye gukundaho pe. Basi gerageza uhindure mu mutwe sibyo? Ngaho ntabwo nongera kuvuga ntabwo bakunda ntabwo. Mabusha bigenze bite? Soka hano jya vuba. Aya Mabusha ariko muri bifite ikibazo. Ako Mabusha ari bameze. Oya muri bisi kunyica ibi ni iki tuvugishije ibi ni byo kuza kuvuga kuri amasaha tuvugishije ukuri. Ese uri muri kimonsi ufite iki kibazo kuki uri kunyicira akazi? Mabusha ngo rebe neza urasanga ibintu byose mbabarira zabaye mbabarira ubundi mbabarira nzajya nzakira kuva kwa mabira ku cyumweru. Njye nshinzwe kwakira mbabarira cyangwa nshinzwe kwakira raporo zanditse neza. Ariko nakosa ririmo aho kugira ngo uzanire ibintu natabanje kureba. Ugiye kumburanya urabona ko ndi ikigoryi ungise igicucu nono. Ibi ngibi ndabikoresha iki kuko tuvugishije ukuri. Mabusha ariko nakosa. Oya ntukambwe ngo nakosa ririmo. Ntukambwe ngo nakosa ririmo. Ndetse ibintu bigoye bisigaye. Okay kana nasubiramo ariko. Uretse gato turebe iyo document. Muzajya ibintu kuva kuwa mbere kugera kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu asubiramo ikintu kimwe ntabwo mwumva. Amatwi yanyu mwarayicaye tubimenye.
Mabuja habaye harimo ikosa ariko ntabwo wambwira nabi wambwira ngo bikose biteye inzu n'umwana. Utajya kunyigisha no kuzajya kumvugisha? Utajya kubigisha? Urumva mu minsi ngaho maze muri kampani utangiye kubyimba ku buryo uzajya umbwira ngo mbwira gutya. Ntabwo ari ukubwira ngo njye umwigisha uko uzajya umbwira yo gushaka kuba wageze n'umunsi mubi wenda bigatuma mbwira. Kugira umunsi mubi n'iby'akazi buriye he? Ko mbona sino document n'ikibazo ifite. Urareba ukabona nta kibazo ifite ni kimwe. Urakira ukabona nta kibazo ifite. Jeze wabugiye. Nitangira ubansuzuguze nyine. Si cyo se ushaka komeza ubansuzuguze. Juzu byikorera nyambo. Document y'umushinja ko mbona document n'ikibazo. Ibyo atakoze neza neza. Shema ntukanyishe ko nkora akazi kanjye nuko mvugana n'abakozi banjye. No, like nyine nakwihoreye nanze kuvuga nabi cyangwa ntungane akiri mwana. Hanyuma kumunsuzuguza byo bisobanuye iki? Wisuzuguje kuva wazamura ijwi ryawe hejuru y'umukozi. Uvugira hejuru y'uwo wisuzuguje ntabwo ari njye ugusuzuguje. Niba ufite ibindi mupfa wakabimubwiye nyuma y'akazi ariko ntuze kuvanga akazi n'ibintu byawe biri personal. Iyi document nta kibazo. Ntabwo nigize nishimira kuva ku munsi kandi njye muri kampani sinzi aho mwamukuye sinzi aho mwamutoraguye. Ubundi mwamuzanye mu biki? So ibibazo byawe biri personal utangiye kuvanga n'akazi. Ibibazo byawe biri personal se buriye. Kuba udakunda umuntu ntaho bihuriye na raporo z'akazi. Niba umwana yakoze akazi neza agomba kubyubahirwa. Agahabwa credit z'ibyo yakoze. Ntabwo ugomba kumutuka ushingiye ku bintu bidahari. Icyo nakubwira ndakwiyamye kunyivangira hagati yanjye n'ibyo mvuga n'abakozi ko mbabwira nuko nabwira n'ibyanjye ku giti cyanjye. Urumva? Ntabwo ari mu makuru. Ntabwo kuvuga ngo ndafite uzi ko gukorera umuntu yego nyine turi abakozi. Aho se niyo umukozi akoze ntabwo bashima. Uzi ko gukora ibintu byose ibyo wakoze. Yavuga ngo ni umwanda nta kintu wakoze. Tekereza ariko nawe ni gute wowe utaremererwa umuntu ahora gutukira mu bandi bakozi ahora akubwira nabi nta kintu umupfa nta n'ikintu wamukorera. Ariko sinzi impamvu bikorera wowe. Sinzi n'impamvu babigukorera. Ese ahandi amaye muri zira? No, twaburiye. Ese wasabye yabikoze kuva ryari? Wenda umunsi wa mbere yanyakiriye neza, wa kabiri, wa gatatu nibwo yatangiye kuzajya nshibura. Ariko umwanzuro ntabwo ari uwo. Nimba hari umunsi cyo kwacyo zabyuka nanjye gasanga nabyutse nabi. Yego akazi. No, twubaha abantu. Yego nyine hari ubwo baturusha ko ntabwo bivuze ko njye yakomeza kunsuzugura ariko bibaza umuntu kukubwira nabi imbere y'abandi bakozi nta cyaha wakoze nta kintu wakoze. Kuko akubonye gusa. Atakwiyumva mu gihe ntabwo nyine nyiyumvemo hano naje ngo nkore akazi amembe. Nase umwanzuro nuko wahita ufata nyine umwanzuro ngo uragiye uvuye mu kazi. Akuze ukuntu biryana. Ndabizi ko n'isi yose uravamo bigende gute. Ahandi ikamugira urabaho gute. N'imihangano ukomeye. Nase uvuga usigaye kundemerera. Cyangwa se mfata umwanzuro nsezere. Nyine ndabibyo umwanzuro niwe ntashaka kumva wabumbwiye kare wigaruka sinshaka gusezera bitekerezeho. Bose hari akandi kazi ufite. Ushaka kujya gukora mu kabiri nk'abandi bakobwa bose. Yego nagiye kuza hano ngano twe tuzi naradutekereje. Ariko kugira ngo umeze gukorera umuntu nsuzugura nshiraguza ncunaguza nagiye gukora ako kazi ko mu kabari kanyishyura neza ariko numvikana n'abantu. Naho harimo agasuzuguro kandi ako ibaze gukora buri kimwe cyose ibaze ko noneho mba nakoze ibintu bizima na boss mukora akabibona ko nabikoze ariko akanshibura akambwira nabi. Nshaka ikibazo. Njye nta kibazo mfitanye nawe ntibaze ko nta n'ikosa nigeze mukora basi numve ko ari inzika yaba afite muri we naba naramukoreye. Akaba ari mpamvu ituma ukomeza kumbwira naba ncunaguza. Ndakwinginze ntuseze ntansiganye nawe. Bimaze kundambira. Mayuri yamushinze kazi wajyanye n'icyo pfana na Shema no muzi.
bose wacize umuntu muzima uramuzi tuyibe. kandi ibyo ndi kukubwira boss Kira abakobwa yarenze badakunda. ababona nta kosa mfite ariko wakanshira ibibazo ko n'ejo bundi yanshiwe noneho shema aramubaza ngako ngo ubundi ngamufike ngo ngiye ngo kuva yaza hano ngango nsigaye numva narabuze amahoro ese namutwaye iki Okay, hindura umwanzuro tugerageze n'ijoro. Sinike. Nzakubona. Konshobora. ufite ntabwo ari ibintu bya danje nkeneye usibye ko ku giti cyanjye numva ko bibaye byiza wenda nk'ibyo nari nagusabye by'uko twaba inshuti naricaye mbitekerezaho numva nshaka ibirenze ibyo ariko ni ku ruhande rwanjye ndavuga ngo tubaye inshuti zisumbuye cyangwa se inshuti zirenze cyangwa se ubucuti bwacu tukabishyira ku rundi rwego byaba ari byiza cyane sinzi uko ubitekereza wenda urambwira twaba besta sinzi uko turi bubyite ariko ubucuti bufite icyerekezo ya nshuti gutera guhangayika inshuti ubura ukumva ntitube inshuti ziba ari inshuti nyuma y'imyaka umwe yaragiye undi yaragiye ntazi amakuru ye ntazi gute bwije bwakeye ntuzi uko umuntu ameze uko yiriwe ibintu nyine biri hafi ndi kumva ibintu biri hafi kumva nanga sindi ko ndasanzwe neza sinzi ko okay reka ngerageze byoroshye wenda tureke kuba inshuti zisanzwe ahubwo nyine ubucuti bwacu tubushyiremo imbaraga ku buryo ntawamenya wenda ejo n'ejo bundi bwaba n'ubundi bucuti buganisha ku bindi bintu byiza kandi by'igihe kirekire. nta kibazo ubwo bwaba nyine ubucuti ntubifate nko kwihuta cyangwa se kwihutisha ibintu ariko biba byiza nyine iyo umuntu ari kumwe n'umuntu afite intego cyangwa se bafite intego niba ari ku bana biri aho cyangwa se ari ibintu bifite ibindi biganishaho ni muri izo mpamvu rero zatumye mvuga ngo reka uyu munsi nze nkurebe tuganire numvaga nshaka no kukubona numva ngukumbuye mbura uko mbikubwira ntekereza ko wenda uri bifate nk'ibintu sinzi biri weird ukuntu like ariko ndishimye kuba nkubonye kandi nanishimiye ko igitekerezo cyanjye cyumvise kandi ugishyigikiye rero nizere ko tuzagira ibihe byiza nkamenya inshuti zawe ukamenya inshuti zanjye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. nta kibazo cyane nyine ko dusanzwe turi inshuti ukagira ngo bizorohe reka twitegereze turebe. Okay, ndabikunze kandi nakunze ukuntu uri umwana mwiza umukobwa mwiza ndizera ko n'ibindi bizarushaho kuba byiza njye nawe turi kumwe kandi binarushijeho kuba ubwo bucuti twavugaga byaba ari ibintu by'agaciro ku ruhande rwanjye sinzi gusa bitekerezeho no mu gisubizo cyihuse uko nk'uko ibintu byinshi bisa nkaho reka mbe ngiye ubwo tuzasubira cyangwa se turaza kuvugana.
Kimwe mu by'ingenzi wabura kikabangamira igice kinini cy'ubuzima bwawe ni ukwambara. Twese turambara, ariko dutandukanira mu kwambara neza. DC bisobanura David Clothing Limited ni igisubizo ku bifuza kwambara neza. Tubadodera kositimu nziza cyane ku bagabo, tubakorera za bakosi nziza muri gukunda muri benshi. Tubakorera kandi imyenda y'ibirori. Tudodera ibigo bitandukanye, amahoteli, ibigo by'amashuri, amakorari n'abandi benshi. DC nitwe twambika ibyamamare bitandukanye, abahanzi, abakinnyi b'amafilimi ndetse n'abandi. Waba uri kure, wohereza ifoto yawe gusa tukakudodera imyenda yawe ikakugeraho aho waba uri hose ku isi. Tudoda n'indi myenda yose tutavuze. Unafite design urayizana ukatwereka ifoto. Kandi tugira gahunda, abifuza imyenda yuzuye namwe irahari. Dufite shop irimo icyo wakenera cyose, n'amashati meza ya made in Rwanda arahari. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Chic. Waduhamagara no kuri nomero 078 50 79 72. Iri no kuri WhatsApp. DC icyubahiro cyanyu kiri mu biganza byacu. Wow. Mabusha, umva. Amakuru wanyatse ngaya ndayasa. Dokima ziruzuye, nta na dokima nimwe iri kuburamo. Ngiye oya kura mureba do. Dore imyirondoro yiwe, dore icyemezo cye. Umva amakuru yose ngewe. Ubundi ni ngewe wagakwiriye guhabwa igikombe cyiza cy'umunyamakuru utanga amakuru yuzuye kandi yizewe. Mabusha, ibyo washaka byose mbiguhaye. Urakoze. Nasubira mu kazi tugasubira. Mabusha, gusa urumva ngiye nagenda gutyo gusa reba ibintu byose mba nakoze uburyo mba nitanze. Uzi ko kugira ngo mbone izi document abantu benshi babasha kuzibona, uzi ko bazibona bapfuye. Ako ngiye mba nakoresheje imbaraga zanjye zose, ubuhanga bwanjye bwose, ubunyamwuga mu kazi. Ubundi ngewe nta kintu nta gukorera mu buzima. Mabusha, umva ngiye mubwire. Ikintu cyose uzajya ukenera mu buzima bwawe bwose, wumve yuko uri tayari kuba wakibona. Icyo uzajya utekereza cyose, jya utekereza uti dani ari tayari kumereza icyo nkeneye cyose. Nanjye mu bwitange n'ubunyamwuga n'uburambe mfite mu kazi bwo gutanga ntitangitamo, nzamwereza buri kintu cyose. Magana abiri bihagije. Magana abiri usabye iki? Mene by'ikize magana abiri. Ntese ushaka igihembo? Umpaye ibihumbi magana abiri? Oya, magana abiri ntabwo mbishaka. Ukabaza nongera hano. Magana atatu? Ntabwo nshaka amafaranga Mabusha. Ngiye nshaka kumpereza ikindi gihembo kitari amafaranga. Ngiye amafaranga ntabwo nyashaka. Ntabwo Mabusha. Nyine ndashaka yuko ako nturakare. Ndashaka yuko nyine makabizo. Makabizo. Sibyo. Umva none uramutse ukabaye iki? Umva niyo wambwira ngo ngende nkuzanira amakuru yo muri Amerika kwa Trump, nahita nyakuzanira. Mabusha, Bajya mu kazi. ngira nanga Ndagabanya imikino, jya mu kazi. Muzana aya makuru yande. Jya mu kazi nyakirira ndaguhamagara. Uri igikoresho cyanjye kabisa.